umwana nutamubonekera nukuvuga muri cyo gihe gukene natakubona igihe azamara kwigira hejuru hazaba kigukeneye ngiye kwabwira urugero narabibonye umwana yazuka buretse yewe umwana kaza papa mama buretse yewe rero bira bintu nibibi umwana frustration sinzi ko ntubayita mu Kinyarwanda ariko umwana biramubabaza pe nukuvuga ngo ufasha abana bane gutya ugafa gufata abana bane gutya muri abo bana bane umwe nibura azaba yaramaze gusambana mu bana bari bafite hagati y'imyaka 9 n'imyaka ngira ngo ni 20 cyangwa 19 urumva rero ko biteye ubwoba kushiko mu bitekereza kandi impamvu biteye ubwoba nuko bya bindi dushinzwe twarabiretse ntitukiganira n'abana ntitukibana nabo ntitukibaho umwanya ni nk'umugore iyo umugabo ahora amubwira ati wagicucuye ntacyo uzimarira igihe kiragera umugore akumva rwose ari cyo ntazi ariko iyo amubwira ati wa mugore we uri gitangaza ntawe usa nawe umugore yumva ari gitangaza kandi akabigitangaza ko ubundi hari ibintu tukwiriye gukora imuhira ku buryo umwana ajya kumbura imuhira n'igihe azahava n'igihe ari ku ishuri azajya yumva yifuza guhita agaruka imuhira hari abana bava imuhira kubera waba ari habi kubera bahora batongana kubera papa ari umunyarutoto kubera mama ameze uko ameze bigatuma umwana iyo agiye nko ku ishuri igihe cyo gutaha iyo kigeze yumva avuga ati noneho mana we ngiye gusubira muri ya gehinomu birumvikana rero dukwiriye kubaka inzibutso z'umunezero imuhiri wacu igihe umukozi yatetse neza izo serivisi zitandukane no kuganduka kugira ngo umuntu amenye ngo ibi ndi gukora ndimo ndaganduka cyangwa n'undi wese yabimukorera murakoze twe nk'abakristo kuganduka n'igihe watabigukoreye kuganduka rero si ikintu uhatwa ahubwo ni ikintu kiri automatique ubundi kuganduka ni iki hanyuma ikindi kibazo nari mfite nkurikije wenda ibisobanuro bagiye batanga hari ubwo ngo uraganduka ngo baba baguhaye serivisi cyangwa batayiguhaye byagenze gute nubwo turi abakristo ariko twibagirwa sosiyete tubayemo hari ubwo ushobora kubana n'umuntu udashobotse pe muri ubu buzima bw'uyu munsi tubayemo hari igihe umwana umuhamagara akavuga ati wagicucuwe cyangwa ukavuga n'ikindi gitutsi ariko ababyeyi ntitujya dusaba abana bacu imbabazi iyo umwana abibonye ko wakoze amakosa ntabwo ugomba kwerekana ko uri umuntu w'igitangaza ko uri umuntu mukuru ugomba gusaba imbabazi n'umwana akamenya ko n'umuntu mukuru ajya asaba imbabazi ko umuntu mukuru ajya akora ibyaha ariko akicuza ntabwo uri marayika ukanaboneraho n'umwanya wo kumubwira ko Imana yacu mu bintu byiza ifite kurusha ibindi itanga imbabazi nitugera mu ijuru ntabwo Imana izatubaza ngo ariko ku isi n'ibiki wakoze wubatse amazu angahe waguze imodoka zingahe ibintu nk'ibyo oya kandi akenshi nibyo duharanira ariko mu magambo nananditse yo gutangira nuko buri ko umuntu aba yabipanze ntabwo ariko abitangira Imana ibifite uko yabigize mu magambo natangiye gutangiza ya mbere na magambo avuga ngo ndi hano n'abana wampaye ndi hano n'abana wampaye iryo somo ryanditse he nukuvuga ngo nitugera mu ijuru ikintu cyiza gishoboka nuko wazagera imbere y'Imana ukavuga uti ndi hano hamwe n'abana banjye bose wampaye n'umugore wanjye nicyo kintu cyiza ushobora kuvuga waba uri umugore ukavuga uti ndi hano n'umugabo wampaye n'abana banjye bose waduhaye nukuvuga ngo iyo usohotse mama tujyane wagasohoka papa tujyane wagaruka papa urongera ugende ukiri kwinjira akakwaza ngo uragenda ryari buriya kwaza ngo uragenda ryari nuguhahamuka havuga papa mama bahora bagenda nubwaje nukuvuga arakubonye aho kugira ngo yishimire ko uhari ahise yibuka kuri bwongera ukagenda ndagira ngo mwumve icyo kintu kuno aba ari kibi cyane. Haleluya. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Numvaga amajwi yanyu yagombye kuba aranguruye kurushaho. Ndabanezerewe cyane. Hari impamvu zituma tubakumbura
iyo rero tunabakumbuye mugakunda mukanaza natwe biratunezeza. Ntabwo nzi niba mu mitima yanyu mufite umunezero, mbese muranezerewe? Ndibuze no kubatungura mbabwire ko nezerewe kubarusha. Birashoboka kuko naza kunezererwa nkabarusha, kandi koko nimuhangara kundusha muratsindwa. Ndibubarushe rwose, nejejwe nuko muri hano. Nifuzaga mureke mbanze nkore inshingano yanjye. Aba Mifemu Kimisagara bari hano muhaguruke. Mifemu Kimisagara ni benshi rwose, murahari. Ndanezerewe, Imana ibahe umugisha. Turi iwanyu kandi koko mwagombaga no kuba muri benshi kugira ngo munatwakire, kandi umubare wanyu ntacyo dutwaye, uratunejeje. Mukomeze murembuze n'abandi bazi. Murakoze, mwicare. Mifemu ku ntara muhaguruke. Kabusunzu namwe murahari, nibyo, mwakoze cyane rwose, mwakoze. Imana ibahe umugisha, mwicare. Mifemu Mwendo, mbese hari umuntu wa Mwendo twabonye? Nakomeje kureba ntawe ndabona. Mifemu Gatare, Mifemu Gatare muhaguruke. Yego, namwe murahari. Hari uwigeze gushaka kubicaza itorero ku itorero, ariko kubera ko bitadukundiye icyo gihe turabitwara gutya. Murakoze, mwicare. Ariko murarika abandi bazi, muracyari bakeya. Muba bipe, sibyo ra? Muba bipe, muba nopfeshe. Mifemu Nzove, Nzove, yego, namwe murahari. Namwe muba bipe kandi rwose mwakoze. Mifemu Muhama, Muhama, hari uwigeze kumbwira ngo Muhama ngo nubwo ari kure ngo ariko ni nabo barya umunyenga cyane. Ariko mwakoze kuza. Ni kure ariko baje. Haleluya. Mifemu Muganza, Muganza, yego, ndi kubabona, barahari, mwagerageje. Namwe mukomeze mu bipe n'abandi bazi. Aba Mifemu bo hari abo nibagiwe, Apase ntago baje, ntabwo bazagira gahunda ukwabo, ariko dufite n'abashyitsi noneho bataboneka muri ayo matorero tuvuze. Nibahaguruke. Kangabe Albertine nahaguruke. Ndi kubona n'undi Mifemu hano dufite, yego. Aba Mifemu batarabo mu ntara ya Kigali, mwatugendere muhaguruke. Aba Mifemu batarabo mu ntara ya Kigali, mbese murabona bitanejeje? Mureke tubakire mu izina rya Yesu. Turabakiye mu izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha, amen. Dufite rero n'aba Mifemu, turabita aba Mifemu kuko bari muri twebwe. N'iryo zina turaribahaye, baritahane. Nibagera niba bababwire ngo twahawe izina rishya. Ntabwo ari abizera b'itoro ry'Abadiventisi umunsi wa karindwi, ariko baje kubana natwe. Nibahaguruke, nibahaguruke kuko mwigeze kumwakira umubyeyi. Dore n'undi hariya nyuma, dore n'undi hariya. Haleluya. Mureke tubakire mu izina rya Yesu, tubakire mu izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha, amen. Murakoze cyane, turabishimiye. Abari kuduha ibiganiro babakiriye, ariko noneho ubwo bose itsinda ryose bamaze kutugeraho, nanjye kongera kubakira ntabwo nsuzuguye icyo madamu yakoze, ahubwo ni nko gushimangira, kandi yakoze kubikora, wabishoboye. Uze kutubwira igihembo ushaka turakiguha. Dufite madamu Veronique yasubiye mu byicaro, yego, haguruka. Madamu Veronica ni madamu umufasha wa Pasitoro Bazimaziki Deo, akaba ayobora intara ya Ndera, akaba ari umushyitsi wacu, ariko akaba ari n'umufasha mu biganiro bya Mifemu bikunda gukoreshwa. Natwe twamuhisemo kugira ngo azabane natwe, mbese Imana iramukoresheje. Agihagaze rero madamu Veronique, mutahana akanangi rero nakuyemo. Burya aba Mifemu bagiye ku gituro cya Yesu bahasanze undi mufasha utari umuntu, bahasanze ingorane z'icyo batashobora,
ariko igisubizo cy'iyo ngorane ntabwo cyaturutse ku muntu. Nta kintu mwumvishemo. Ubu nta kintu mwumvishemo. Bahasanze ingorane y'umurimo wabo, ariko igisubizo cy'iyo ngorane ntabwo cyari igisubizo cy'umuntu, cyari igisubizo kivuye mu ijuru. Bahasanze bagomba gukuraho igitare, ariko imbaraga z'abagabo si zo zari zikenewe ku gitare, ahubwo ijuru ryohereje marayika aba ari gukuraho igitare. Bivuga ngo abamifemu bagendana n'ibisubizo bivuye mu ijuru. Na za mbaraga z'abagabo aho zitari bukore, ntabwo tuzi uburyo inama y'ijuru ikorwa, hakoherezwa marayika. Kandi ubwo nitujya gushaka aho abagabo bohererejwe ubwo bufasha, turasanga ari hakeya cyangwa hatari ku gituro cya Yesu. Ariko abamifemu bakwiye guhaguruka, kuko aho bazasanga ingabo z'abagabo zitabonetse, abakuru b'itoro badahari, abagabo babo batabonetse, abapasitoro batabonetse, wasanga hazaba hari marayika uza gukora ako kazi. Ako rero nagakuyemo. Imana ibaho umugisha. Iyicarire. Turi kumwe na Madamu Isabelle, Riziki Isabelle. We rero reka mbabwire ni igitangaza gikomeye, kuko abo muri iyi firidi yacu bo tubishyikiraho cyane, ariko yowe twamuhawe na firidi y'Uburengerazuba, sibyo ra? Ku Kibuye. Yamenyekanye cyangwa se twamumenye tumubwiwe n'abandi, ariko ari umushyitsi cyangwa se yararitswe n'ubuyobozi bwa Mifemu muri niyo y'u Rwanda, mu bagomba gukora mu biganiro bya Mifemu mu mwiherero wa Mifemu w'umwaka ushize wa niyo wabereye muri kaminuza. Nuko natwe tujya gusaba tutuye umuntu natwe mu muduhe mu ntara ya Kigali. Tumusabye muri firidi yacu, bamusaba firidi y'iwabo iramuduha. Ari hano. Turamwakiriye rwose, twakunezerewe. Kandi araza kudufasha. Noneho reka ntago mwambwiye iminota yo gukoresha nayihaye, ariko ndumva nihaye myinshi. Reka mpindukire kuri ruhande, turi kumwe na famiye, ni muhaguruke. Abavandimwe turabana mu murimo, ariko nivuga ngo turabana ndaba nkurura nishyira, ndaba mvuga umugabo, kuko niwe dukunda guhurira mu nshingano nyinshi, cyane cyane harimo n'amateraniro makuru. Sinjya nibuka duhurira mu ntara ya Runoga, sinjya nbyibagirwa. Turi mu ntara ya Runoga, twigeze guhurizwa kuri site imwe y'amateraniro makuru mu ntara ya Runoga, duhurirayo. N'umugabo mwiza. Ariko noneho uyu munsi kuzana n'umufasha we byabaye umugabo mwiza cyane. Yitwa Kayijuka Ngabo, umufasha we simuzi, tumwita Madamu Kayijuka. Izina niryo ntazi, ndamuzi, ahubwo kumenyekana k'umugabo kwatumye izina ry'umugore turyirengagiza. None dore uyu munsi turamwaye. Ariko uyu munsi turabikemura. Bose baje kudufasha mu biganiro, ari Madamu Veronica, ari Madamu Riziki, ari Famiye Kayijuka. Mureke tubakire mu izina rya Yesu. Turabakiye mu izina rya Yesu. Imana iho umugisha. Amen. Iyi teme ni nziza cyane. Ngwino wige gutuza. Pasiteri yayoboye izina ryanjye, ariko ntacyo kunyita Madamu Kayijuka ndarikunda. Ntacyo bitwaye. Ariko ubusanzwe nitwa Umutoni Aisa. Hari n'abanyita Madamu Kayijuka nka pasiteri. Rero ikiganiro cyacu twifuje ko tugitanga hamwe, kuko cyitwa kuba inshuti y'umwana wawe. Kugira ngo ugire umwana nuko haba uruhare rw'umupapa n'umumama. Ni byiza rero ko tubiganira nka papa na mama, kuko kugira ngo ubwo bushuti bushoboke nuko habaho uruhare rwa papa na mama. Nanone iyo nta papa uhari, mama nawe amenya uburyo abyifatamo, Imana imwongera ubwenge. Rero nituze twige gutuza, ariko tunaba inshuti z'abana bacu. Muri ibi bihe by'imperuka, kurera ntago byoroshye. Kurera harimo inguni nyinshi zidusaba gutuza, tugatekereza, kugira ngo dushobore kurera abana bacu mu minsi igoranye.
mbere y'uko tuvuga ku bushuti n'abana nifuza ko buri muntu wese mu mutwe we atekereza ubushuti ni iki. Iyo bavuze inshuti muri rusange atari ukuba inshuti y'umwana bisobanuye iki? Inshuti ni umuntu ki? Ni ukuvuga inshuti yawe ni wa wundi iyo uri mu byiza niwe wa mbere utekereza kubibwira, iyo uri mu bibi niwe wa mbere utekereza gutabaza. Inshuti yawe ni ya yindi uruhukiraho iyo ufite ikibazo. Inshuti yawe iyo ikomanze ntabwo isaba randevu, irakomanga ikaza, yasanga wambaye pinjama ntabwo wiruka ngo ujye gusokoza wigire neza. Inshuti ni ya yindi itagucira urubanza. Inshuti ntabwo igucira urubanza. Inshuti iraza niba watetse ibishyimbo bitafite ingereko ntugire isoni yo kubizana ku meza. Niba udafite icyo kunywa ufite amazi ntugire isoni kuzana amazi yo kunywa. Iyo niyo nshuti. Reka muhe ijambo nawe atubwire uko yumva inshuti, ariko anavuge kuba inshuti y'umwana mbere y'uko tujya mu kiganiro bisobanuye iki. Murakoze. Yesu ashimwe. Maranata. Maranata. Murakoze. Ikibazo abajije cyo kiri buriro ndaza kukigeraho, ariko hari ibindi mfite mu mutima ntaza kubyibagirwa, ariko aba ari byo mbanzirizaho. Cyambere mwabonye uko duhagaze? Niko bimeze cyangwa twibeshye? Ntabwo twibeshye, twabikoreye ubwende. Ubundi nagombye kuba mpagaze iburyo, ariko turi mu cyiciro cya mifemu, ubu nige mufashe. Mwabibonye? Okay. Cyo ni icyambere. Cya kabiri, ngira ngo gahunda ukuntu zari zimeze ni riziki wagombaga gutangira. Rero ndagira ngo mukanya nabuze nsaba mu mutima ngo Imana imfashe bitaba byamubangamiye. Hari gahunda ikomeye dufite, hari abantu tugomba kujya gutabara. Ku buryo rero iyi gahunda ntitwagomba, ubundi twagombye kuba twayisibye pe, ariko twavuze tutereka tuze tuyikore hanyuma tujye no muri iyo gahunda yindi. Rero twabwiye pasiteri ngo tubabarire, abwire riziki aduhinda ya bukuru muri aka kanya. Ndizera ko bitakubangamiye. Urakoze. Cyo ni cya kabiri. Cya gatatu ni ibihe turimo. Ibihe turimo murabizi mbese? Okay, turi mu bihe byinshi, turi mu bihe by'imperuka n'ibindi n'ibindi, ariko ibyo nshaka kuvuga ibihe turimo muzi ko insengero nyinshi ubu ngubu zirafunze. Sinzi niba mujya muzirikana uburenganzira amahirwe mufite kuba muri mu nsengero nkeya zifunguye. Se mujya mubitekereza? Mujya mubishimira Imana se? Musabira n'abandi se bataragira amahirwe? Muri iki cyigisho cyo nashaka kubabwira ni ukugira ngo mumenye yuko ndizera ko nubwo mutuye mu mujyi ariko abenshi muzi kuvumbika. Muzi kuvumbika? Umuntu agira iziko akavumbikamo umuriro kugira ngo umuriro utazima ahantu hose, sibyo? Ya handi hose umuriro wabuze baragenda bakajya mu rugo rumwe bakabaza ahari mwavumbitse, oya ukajya hirya wavumbitse. Hari n'umuntu baba bazi ngo iyo umuriro wabuze ahantu hose kwa riziki baba bafite umuriro uvumbitse. Siko bimeze? Rero ndagira ngo mumenye ko aha ngaha ubu ngubu igihe abandi bafunze insengero zabo zifunze, ubu turi kwa riziki hahandi hatajya habura urukwi rukomeye rwo kuvumbika. Igihe umuriro wabuze mu muhana hose ariho bajya kuwushakira. Se murumva ibyo ndi kubabwira buriya? Murumva ibyo ndi kubabwira? Uyu muriro muri buvana aha ngaha mugeze no ku bandi badafite aya mahirwe. Noneho ngira ngo twatangira icyigisho cyacu. Icyigisho cyacu kiravuga ngo kuba inshuti z'abana bacu. Yari yabivuze ariko numvise ari kubivuga, yatangiye ari kuvuga ibintu byinshi ku buryo abivuga nabarebaga.
hari n'abatigeze bumva ko twageze mu mutwe w'icyigisho. Umutwe w'icyigisho uravuga ngo wiki? Imana ibaha umugisha. Kuba inshuti z'abana bacu. Kuba inshuti yabivuze. Buriya kugira ngo umuntu abe inshuti hari ibintu by'ingenzi bigomba kuba birimo. Harimo kwizerana, sibyo? Mbese abana bawe barakwizera? Murizerana? Cyangwa igihe bafite ikibazo gikomeye, mbese nibo baza kukibwira? Cyangwa bajya kukibwira shangazi cyangwa undi muntu wo hirya, cyangwa umukuru w'itorero cyangwa umudiyakonikazi wo kubera basengana bagusize mu rugo? Mubitekerezeho. Mbese abana bawe barakwizera ku buryo bashobora kukubwira ibibazo bikomeye bafite, cyangwa bafite abandi bantu bizera mbere yawe? Rero dushobora kubyiga. Niba kugeza ubu bitari bihari, dushobora kubyiga. Mu buzima hari igihe ibintu bimwe na bimwe, buriya hari ibintu bigomba gukorwa mu gihe runaka. Uko umwana akura, iyo umwana afite imyaka 5 hari ibyo ugomba kumukorera. Ufite imyaka 12, 15, umaze kugimbuka, ni ukuvuga ngo hari mu burezi n'uburere hari ibintu bigomba gutangwa mu gihe runaka kugira ngo bibe byakozwe neza. Ariko icyiza cy'Imana yacu, niyo hari ibyo twacitswe ntitubikore mu gihe cyabyo, Imana kubwo gusenga ishobora kudufasha, igashobora kudufasha no kuba yasana ibyangiritse. Rero mbere yuko dutangira nongere musubize ijambo, nagira ngo nka introduction cyangwa se iri buriro mbahe ingero ebyiri zigaragaza impamvu ari ngombwa yuko abana bacu duharanira ko tugirana ubucuti nabo. Ni ukuvuga ngo nitugira abana bacu tukabagira inshuti, bizabafasha kubaho neza mu buzima busanzwe ndetse no mu by'umwuka. Cya kabiri, abana bacu nitutabagira inshuti bakatuburiramo icyizere, batugirira icyizere, baza bafite amahirwe menshi yo kuba babibirara cyangwa se bakaba banagira ubuzima bwabo bugasenyuka. Ngiye kubaha ingero ebyiri. Rumwe n'urugero rw'umwana wafashijwe n'urukundo yari afite cyangwa se ubucuti yari afitanye n'umubyeyi we. Urundi ni urw'umwana wagize ibyago kuko atagize amahirwe yo kugira ubucuti n'ababyeyi be. Urwa mbere ndahera ku rubi. Ni ukuvuga ngo hari umwana, ntabwo namuvuga kandi izo ngero ngiye kubabwira ni ingero zabayeho. Ngira ngo no muri retraite twazivuzeho, ariko abatari bahari ubwo turabisubiramo ku batari bahari nabo babyumva. Ni ukuvuga ngo hari umwana, yari umwana w'umusore, yatangiye ari umwana mwiza, akura ari umwana mwiza kugera mu myaka 7, 8, 10, ariko agiye kugera nko mu myaka y'ubugimbi cyangwa se imyaka 15, 18, baza gusanga uwo mwana yaragiye mu kibazo cy'ubutinganyi. Kandi noneho bigeze igihe biza kuba ikibazo, bimutera n'indwara. Noneho igihe bamutwaraga kwa muganga, bigeze igihe umuganga aramuganiriza, aza kumubaza uko byatangiye n'uko byagenze, hanyuma aza kumubwira byose. Icyaje kugaragara ni iki? Ni ukuvuga ngo umwana yageze ahantu ari, sinzi ijambo mu Kinyarwanda, kwirevolta, kwivumbura. Byageze igihe yivumburira ababyeyi be, aravuga ati ariko hari igihe yagiraga ibibazo. Murabizi ko abana hari ibibazo bajya bagira. Umwana akagira ibibazo, akabona afite papa, afite mama, afite bakuru be, nta muntu n'umwe uzi ko afite ikibazo. Akongera akagira ibibazo, kandi ibibazo bikomeye, bya bindi bikomeye, akabona nta muntu n'umwe ushobora kumenya ko afite ibibazo. Noneho igihe kiragera, aravuga ati ariko se iyo nakoze amakosa ko papa mpana, iyo nakoze amakosa ko mama ampana bikomeye cyane, aba babyeyi bampana bihanukiriye, ariko bakaba badashobora kumenya ko mfite ibibazo, wowe bandeba wenda ngo nibura barebe bavuga bati uyu munsi uyu mwana wacu tumurebye mu maso turabona ataramutse neza, ngo bamubaze ati ariko umwana wacu byagenze bite? Noneho umwana biramucanga, umwana biramurakaza, arivumbura, aravuga ati
ikintu numva nakora cyababaza papa na mama nuko najya mu bintu by'ubutinganye, kuko ibi byo ndabizi bizababaza. Kunywa inzoga ibyo biroroshye, nta nubwo byababaza cyane kwa n'abandi bantu batari ibyomanzi cyane, ariko wenda batari abakristo ariko bimfura banywa inzoga. Ati rero nyoye inzoga kaba ari akantu kari toto. Ikintu numva nakora kikababaza nuko najya mu bikorwa by'ubutinganye, nuko yagiye mu butinganye. Iyo ni intuza ya mbere. Murumva icyo yazize nuko yaravuze ati ababyeyi banjye baboneka mu gihe cyo kumpana gusa igihe nakoze ikosa, ariko iyo nkoze ikosa barabibona, ariko nakora ibyiza ntibabibona, nagira ibibazo ntibabibone. Turara mu nzima, dusangirira ku meza amwe, kuko batandeba mu maso nibura ngo bamenye yuko umwana wacu afite ibibazo. Ibyo nibyo byatumye byamubabaje, bituma agenda muri iyo nzira mbi. Tugiye ku rugero rwa kabiri. Akiri kuri urwo rugero rwa mbere, umuntu yivumburiye ni nyina, ntabwo ari se. Kandi yivumbuye kubera iki? Yahoraga amutuka amwereka ko ntacyo ari cyo, ntacyo azimarira, ari imbwa, ntacyo amaze. Ubwo rero turinde ururimi rwacu mu gihe duhana abana. Nshatse kukongeraho kuko haba igihe umubyeyi atutse umwana atamwanze, ahubwo bikaza spontanema, ntacyo uzimarira, uzi ngo kubimubwira biratuma aba mwiza, ahubwo bishobora gutuma yivumbura akagendanira ko. Sinzi ko si uwo mwana yakoze, n'inkomeza amenya ntawe umuzi hano. Umwana yagiye koga n'undi mwana, agezeyo mugenzi we agwa mu mazi. Murumuna we agwa mu mazi, umugezi uramutembana, umugezi uramutwara. Buri gihe bagahora babimucyurira. Wese yari yishimiye gutakaza umuvandimwe, ntabwo yari anezerewe. Yamubwira ngo wacyo ntazi we, nta bwenge, nta n'icyo uzimarira. Bigeze igihe umwana bimugeramo. Mbigarutseho kugira ngo mwumve urwo rugero rubi, kuko twese nanjye bimbaho, ahora ankebura abwira ntukabwira abana nabi. Rero igihe ugiye kubwira umwana nabi, wige gutuza, tekereze ku cyo wifuza kuvuga. Tukiri kuri ibyo, kuko abivuze nanjye wenda ndumva ari ngombwa ko tukomeza kubitindaho. Matayo 12:36 ngo ijambo ryose ry'imfabusa abantu bavuga bazaribazwa ku munsi w'amateka. Iryo somo ntimurizi? Ijambo ry'imfabusa simuratekereza ko ari iki? Ubundi amagambo akwiriye kuva mu kanwa kacu, nayo guhumuriza, nayo kubabarira, nayo kujya inama, nayo kubwira abantu ko bakunda, nayo gutera abantu inkunga, ukamubwira uti komera nubwo uri ahangaha ariko uzahavuza, uzigira ejuru. Uzi umwana iyo ari mu gukora ibyaha cyangwa se afite intege nke, wenda mu bibazo by'ubusinzi birashoboka, ukamubwira uti mwana wanjye ndagukunda nubwo uri mu bibazo by'ubusinzi ariko nzi ko uzabivamo, ugahora umubwira gutyo, aho kumubwira ntacyo uzimarira uzabimbwa. Murumva ni abantu babiri bari muri situation zimwe, ariko uburyo mubifashe biratandukanye. Umwe uramubwiye, bose ni abana babiri bari kunywa inzoga. Umwe umubyeyi umwe aramubwiye ati urimbwa, ntacyo uzimarira, uri igicucu. Ukabivuga rimwe, ukabivuga kabiri, ukabivuga gatatu. Undi akamubwira uti mwana wanjye ndagukunda, ibyo ukora biranambabaje, ariko icyo nzi cyo ndagusengera kandi nzi yuko aho uri uzahava. Murumva bitandukanye? Biratandukanye cyane, kandi abana bari mu bintu bisa. Rero mutekereze, mujye mwirinda kubwira abana ngo wagicucuwe, kubwira abana ngo ntacyo uzimarira. Uzi ko ubwira umuntu ngo wagicucuwe, igihe cyagera kazumva ari igicucu. Ni nk'umugore, iyo umugabo ahora amubwira ati wagicucuwe ntacyo uzimarira, igihe kiragera umugore akumva rwose ari cyo ntazi. Ariko iyo amubwira ati wa mugore we uri igitangaza, ntawe usa nawe, umugore yumva ari igitangaza kandi akaba igitangaza koko. Umuntu ukuntu ateye, ibyo umubwiye kenshi ukabisubiramo, bimwinjiramo, bikaba ubuzima bwe, kandi bikaba ibintu biriho. Ngira ngo ibyo murabyumvise. Mwirinde, nubwo umwana yaba ari mu makosa, mwirinde mwabyumvise ko nabivuze. Noneho tugiye kuvuga urundi rugero rwiza.
umwana yakundanaga na se pe, bakundana cyane n'ababyeyi be muri rusange. Noneho igihe kiragera, papa akajya amubwira ati ariko ko ndi kubona ugize imyaka 14 abandi bana ko babatijwe wowe kutabatizwa. Ati papa ndi kumva ntashaka kubatizwa. Igihe umwana akagira imyaka 16 haba umubatizo ku rusengero, abandi bana bakabatizwa bagenzi be, we ntabatizwa. Kabaza ariko se mwana wanjye ko abandi babatizwa wowe ko mbona utabatizwa kandi turabadventiste biti? Ati papa ngende kumva ndumva bitaranzamo. Bityo bigeze igihe ababyeyi batangira kugira n'impungenge. Ariko igihe kiragera baramwicaza baramuganiriza, ariko se kutabatizwa ni ufite kibazo? Arababwira ati ariko njyewe nta ndumva ntaragira igihe cyo kubatizwa, ariko niba mwumva mushaka ko mbatizwa kugira gusa ngo mbashimishe nabatizwa, ariko njye ndumva ntacyo byaba bimaze. Ababyeyi baramubwira bati okay, niba wumva wabatizwa kubera tubishaka gusa, wowe wumva utarabikenera, oya ntabwo ari ngombwa, bireke, komeza uzabatizwa igihe uzumvira ari ngombwa. Bikomeza gutyo, igihe kiragera umwana yaje kubatizwa. Yanabatijwe akererewe rwose, amaze kurenza imyaka 20 kandi ari umwana w'umukuru w'itorero. Igihe kiragera arabatizwa. None igihe cyo kubatizwa araza abwira ababyeyi be ati rero reka mbabwire, ati buri imyaka yose mwabonye twabanaga ntabwo twari kumwe. Buriya njye naza kandi ntiyasibaga gusenga, ntiyakererwaga, yakoraga gahunda zose z'urusengero kuko bikwiye. Noneho turamubaza none se ntabwo twari kumwe dute? Ati buriya ko mwabibonaga rwose, nazaga gusenga sinkererwe, sinsibe, nkiga 7 nkajya mu mihango yose y'itorero, ariko buriya hari ikintu cyatumaga mbikora, jewe numvaga bitandimo pe. Ariko nkavuga nti se koko ko ababyeyi banje ari abadventiste, ari abakuru b'itorero, ubu koko ibi bintu mbivemo? Aravuga ati reka jewe simbirimo rwose, ndumva nta bitamfataho, ariko reka nkomeze mbikore kugeza igihe nzumva, ninumva nkomeze nkora ubushakashatsi bwanjye, ninumva nkwiriye kubikora, nkumva noneho ndemejwe ko ngomba kubikora, nzabikora neza pe. Ariko ninumva nk'uko ubushakashatsi bwanjye bunyereka, nkumva itorero ry'abadventiste ari nk'andi matorero yose, nkumva ngomba kubivamo cyangwa najya no mu bindi, nzabivamo neza rwose, nabyo mbivemo, sezere ku babyeyi banjye. Ariko ngo aravuga ngo nkurikije ukuntu nkunda papa, numvaga ntabivamo, ntarakora ubushakashatsi bwanjye ngo menye niba koko ari byiza, kuko nabonaga ukuntu we iby'itorero abikunze kandi abishaka, kandi nanjye mukunda. None ndavuga ngo reka ntabivamo, kandi wenda ari by'ukuri, reka manze nkore ubushakashatsi, kwiherezo nsanga ubushakashatsi bunyereka yuko ari byiza, nzabijyamo rwose pe. Aho nsanga ari bibi, wenda nzabivamo, ariko reka mbendetse kubivamo, kandi papa bikunda kandi nanjye mukunda. Igihe kigeze rero akora ubushakashatsi bwe, igihe kiragera Imana ishimwe ngo asanga kuba umudventiste ari byo bintu bikwiriye rwose pe. Arangije abwira ababyeyi be ati rero noneho ubu turi kumwe, turimo mbirimo neza. Murumva rero cyamurinze ngo ni ukubera urukundo yari afitanye n'ababyeyi be. Yaza kuba ababyeyi be batari inshuti ze, yari ko yarabivuyemo rwose yihuta, niko yatubwiye. Ngira ngo madame noneho akomeze, ubundi turaza kujya ku kindi cyiciro. Mwabyumvise izo ngero ebyiri, kuba inshuti y'umwana wawe. Hari ibintu bigera kuri 7 ngiye kuvuga, araza kumfasha kugenda dusobanura kimwe ku kindi, twakwitwararika kugira ngo dushobore kuba inshuti z'abana bacu. Ikintu cya mbere, kumva no gutega amatwi abana bacu. Umubyeyi agomba kwihanganira abana, akabaha umwanya wo kuvuga ibiri ku mutima, yabivuzeho. Hari igihe mu rugo haba ikintu kimeze nk'igitugu, sinzi uburyo nabivuga, ariko hari ukuntu abari mu muryango batagira kuganira, gutega amatwi. Papa yavuga abantu bose bakamushuka ko bamwumvise, mbyise kumushuka kuko haba igihe baba batemeranywa nawe,
ariko bagatinya kubigaragaza. Kubera iki? Nta bushuti buhari. Ariko hari ubushuti, abantu batega amatwi abo babana. Ntabwo ari abana gusa, niba uri umugabo utega amatwi umugore wawe, niba uri umugore utega amatwi ukihutira kumva ukavuga gake. Simvuze ngo tube ntitukavuge, ariko mbere yo kuvuga banza wumve. Ntiwumve ushaka gusubiza, wumve ushaka kumva. Sinzi ko nawe wagira uko usobanura, kuko ni ikintu gikomeye gutega amatwi. Ndavuga ibintu 7 turajya tubikoraho comment hanyuma tugaruke. Gutega amatwi. Gutega amatwi ku bakoresha indimi z'amahanga hari ibyo bita active listening. Gutega amatwi ubundi nta kintu umuntu aba ari gukora, ni ugutega amatwi gusa. Ariko kugira ngo umuntu agutega amatwi ubone ko aguteza amatwi, aribyo bita active listening. Kugutega amatwi by'ukuri bijyana mu bikorwa bifatika, nuko akubwira ukabyumva. Wagera ahantu hababaje ukababarana nawe bikaboneka ko ubabaye. Sinzi nawe muri kunyumva. Umuntu niba ari kukumva akavuga ibintu byose, harimo ibibi, harimo ibibabaje, harimo ibishimishije, wowe ukaba uri kuri amarangamutima yawe aramwe gusa, ubwo ntabwo ari ukumva. Kumva nyakumva arakubwira ukamukurikira ukamwumva koko, kugira ngo bigaragare ko wamwumvise. Nuko nagera hababaje biragaragara yuko nawe ubabaye. Burya se nibagera ahantu bishimishije wishime, niba ngombwa useke. Aho ngaho bigaragara yuko uri kumva nyakumva. Rero abagore bacu tugomba kubumva nyakubumva, abana bacu tugomba kubumva nyakubumva. Kirumvikanye. Hari ibintu iyo uvuze ngo ubwa mbere batuye iki kiganiro ni Madame Esperance Ngagi, niwe wakituhaye ngo tuzakigishe. Akikivuga numvaga kuba inshuti y'umwana wawe ni ibintu bisanzwe. Hari umuntu se utaba inshuti y'umwana we? Ariko nyuma dukoze ubushakashatsi turasoma, nitujya kurangiza turabaha quote za Ellen G. White icyo bivugaho, twasanze ko ari ikibazo koko. Hari abantu benshi baba batazi ko batari inshuti z'abana babo. Iyo uramutse ubitekerejeho kuvuga ngo kumva, wumva ari ibintu bisanzwe ntitubumva se, ariko mu by'ukuri iyo ubyinjiyemo ukabitekerezaho ukareba buri munota ubana n'umwana wawe, usanga tutabumva uko bikwiriye kandi bikagira ingaruka zikomeye. Icya kabiri ni ukuganira nabo. Hari gutega amatwi, hari no kuvuga. Kuganira n'abana kugira ngo mwubake icyo kintu, nuko mubanza mugatekereza ku mwanya mumarana nabo. Kuko niba maze icyumweru ntakuvugisha, nk'ubu Riziki tumaze igihe tutabonana, nidusohoka aha ese ndaheraye, ndamubaza akazi, ndamubaza, murumva ko biratinda kugira ngo tuconnectinge neza. Ariko niba tuvugana buri gitondo, mwaramutse, ugiye he? Uyu munsi ndajya Kimisagara, mfiteyo nutaha, muzi ukuntu byagenze, nahuriyeyo na famiye ya Kayijuka, muzi ukuntu byagenze, buriya na pasiteri yarahari, muzi ukuntu pasiteri akunda mifemu, uzi ko atangira byagenze gutya. Icyo gihe umwana ahera wakubaza, ese wavuye yute, wari watwaye imodoka. Murumva utwo tudetaye. Kubaka ubushuti. Ubushuti ntabwo buze umunsi umwe, burubakwa. Mu gitondo murahagurutse uragiye, ntubanje no kuramutsa, bujya no kubwira umwana waramutse, waraye ute. Arakubwira uzi ko ntasinziriye, uzi ko bya biryo twariye nijoro byari bimeze gutya, byatumye. Utwo tuntu duto tujye duha agaciro, utuntu duto. Kuko iyo uvuze ngo kuganiriza abana, simumva ko ari ikintu cyoroheje. Ntabwo cyoroheje nk'uko mucyumva. Bisaba mu gitondo baramutse,
numara kubaramutsa niba mukora siporo mu gitondo ubabaze nta muntu tujyana muri siporo. Ubwo ndi kuvuga ingero nkurikije iwacu, ariko hari n'undi ukora ibindi. Bavuge ngewe turajyana, mbere yo kugenda muri siporo dusenge. Buriya umuntu yasenga abwira Imana avuga ikimubabaje. Ngewe nshobora gusenga uyu munsi, ejo agasenga, ejo bundi umwana agasenga. Byanze bikunze iyo usenga ubanza ugashima Imana ibyiza wabonye, sibyo? Nashima Imana uramenya bugejo umwana hari icyiza yabonye. Nurangiza gushima Imana urasaba. Icyo ari busabe gitegera amatwi umenye wa mwana afite ikibazo iki n'iki. Ibyo niko kuganira. Kuganira ntabwo ari ukuvuga ngwino icara hano tuganire. Kuganira birubakwa buhoro buhoro. Ubu nitugaruka, nubwo wenda ntitwabivuze dutangira, dufite abana 4, 2 bari mu mahanga, umwe afite 22, undi 23 n'undi 22. Tukagira n'utwana duto 9 n'6. Nidutaha tukinjira mu rugo tugomba gutanga raporo. Siko bimeze? Ntabwo ari raporo yanditse, kuko baratubona babonye twambaye imifemu, tubabwiye tugiye Kimisagara. Nitwinjira baratubaza byari bimeze biti. Tudekrive, twabanje mu biro bya pastere, baduha amazi yo kunywa, batwakirane. Ubu uri kwigisha, uri no kubaka ubushuti. Nibigera ninjoro, ko muri Canada ubu bararyamye, abana bacu 2 niho biga. Nibigera ninjoro baratubaza dimanche yagenze ite. Tubabwire twagiye aha, tuvuye aha. Ntago mwavugana rimwe mu kwezi. Inshuti yawe muvugana rimwe cyangwa uyibwira buri munsi. Ubwo ndi kumuha nawe agira icyo avuga, ko uko mbyumva nk'umugore, urabizi abagabo nta nkuru batanga. Nabo ariko bafite uburyo bubaka ubushuti. Nabo batubwira kuganiza umwana bivuze iki. Ariko numvaga kuri icyo ngicyo numva tubivuga kimwe, kuko umwana iyo muganira mukamubonera umwanya, iyo muboneye umwanya ukavugana nawe, byanze bikunze buriya muzarebe na fiançailles, iyo umuntu ari gushaka umugeni, nimumarana igihe uzajya uvugana nawe akubwira ati wari uri he chérie, si fiancé, akubwira ati uyu munsi nanagiye gusura musaza wanjye wiga aha naha. Ubwo uzahita umenya ngo afite umusaza we wiga aha naha. Mukanya wumve ngo uziko naherekeje papa mama mugeza muri gare, mama yaragiye gusura musaza we. Ubwo uzahita uvuga umenya ngo fiancé wawe afite nyirarume uraha na buhoro buhoro. N'umwana wawe rero ukuganira nawe buri munsi azajya kubwira ubuzima bwe, kandi mu buryo bw'ikoze, atabitekerejeho cyane. Avuga ati papa uza hano twari turi muri anniversaire y'umwana mugenzi wacu, hanyuma bigenda gutya na gutya na gutya na gutya. Aha, ukabura bimenye. Ejo akubwira ibindi gutya na gutya na gutya, nabyo urabimenya. Bizageza igihe uzamenya ishusho rusange y'ubuzima bayeho nubwo mutari kumwe. Nihabamwe ibibazo uzabimenya. Utuzabimenya gute? Hari ukuntu uba umenyere kumva ko umwana wawe avuga. Buriya hari ukuntu tuvuga. Uko dusenga, nkanjye ndi gusenga navuga data wa twese uri mu ijuru, Mana y'urukundo, kandi gutyo nuko ntangira. Buri wese mufite ukuntu mutangire umusenga, siko bimeze? Rero no kuri telefone yo muvuga, buri mwana afite ukuntu atangira. Iyo adatangiye nk'uko yarasanzwe atangira, uhita uvuga uti harimo akabazo. Ukamurika ukamwumva, wakumva nta cyakubwiye cyangwa nta byukuyemo, none ukamubaza ariko umeze neza, nta kibazo ufite. Komeza. Icyo cyumvikanye. Kuganira no kubona umwanya. Abana ni impano ikomeye Imana yaduhaye, tugomba kwitaho, sibyo? Kuyibonera umwanya. Icyo nubwo nkibabwira nanjye ndacyafitemo intege nke, ariko tugitekerezeho. Ese iyo ufite akaduka, akabutike kawe karimo umukozi wasizemo uyu munsi wicaye aho, wamara icyumweru utakagezeho ngo urebe ka business uko kagenda? Ku cyumara icyumweru utaganije umwana wawe. Mushobora kuba mu nzu imwe mutabana, muturanye mu byumba. Rero dushaka umwanya wo kubana n'abana bacu. Icya gatatu,
icya kabiri cyari ukuganira, icya gatatu, icya mbere ni ugutega amatwi, icya kabiri kuganira, icya gatatu ni ukuba intangarugero. nta gutanga amasomo, nimukabeshe, nimukibe, nimu uvuga, bikore mu bikorwa. Niba turi mu modoka tuje Kimisagara, mama Mifema arampamagaye, umugezehe, turi kumwe n'umwana, turi kuva mu gipangu ngo tugeze Nyabugogo. Icyo gihe uba wishe, sibyo? Ahita yumva ko turi abantu se, wabikoze wabikosora ute? nyine ikintu cya mbere wigisha abana ni imbabazi. N'Imana yacu itubabarira buri gihe. Ni uguca bugufi, umwana iyo abonye wabeshe akabikubwira. Nkatwe dufite akana kitwa Nowa, ni gato. Hari ukuntu dusohoka ufite nka gahunda bakaguhamagara, tukiri ku gipangu, ndaje ngeze MTN, agahita avuga mama ubu hano ni MTN, urabeshye. Icyo gihe kandi tellement que abantu babesha batanabitekerejeho, ntago mba ngambiriye kubeshya. Barumva twamaze kwicara mu modoka, irasohotse, ndajya kurangiza kumuvugisha ngeze MTN, sibyo? Hari MTN biri nk'ari imbere ariko atarayigeraho. Ariko kubera ari kwihuta akavuga ati ngeze MTN. Umwana yabibonye rero, icyo nashaka kuvuga, iyo umwana yabibonye ko akoze amakosa, ntabwo ugomba kwerekana ko uri umuntu w'igitangaza, ko uri umuntu mukuru. Ugomba gusaba imbabazi, n'umwana akamenya ko n'umuntu mukuru ajya asaba imbabazi. Ko umuntu mukuru ajya akora ibyaha ariko akicuza, ntabwo uri marayika. Ukanaboneraho n'umwanya wo kumubwira ko Imana yacu mu bintu byiza ifite kurusha ibindi itanga imbabazi. Cyumvikanye cya gatatu, kuba intangarugero atari mu magambo, mu byo dukora, kwiyubaha, mu bintu byose ukahesha Imana icyubahiro. Kwambara neza hari abakeka ngo ni ubukire cyangwa iki. Kwambara neza ni ukwambara imyenda iguhesha agaciro. Hari umuntu wansekeje aho umwana wanjye yiga, sinzi umwana bigeze gutuma umubyeyi kubera ahora yambaye nabi, yambaye ubusa. Umubyeyi ahageze aza ari inyuma ye, directeur ntacyo yari kumubwira kuko aramubwira ikisi. Niwe wakagombye kumubera urugero, ariko ari inyuma y'umwana. Uvuga twigisha ibintu atari mu magambo, ahubwo tubeho ubuzima genuine. Niki mu Kinyarwanda? Tube genuine. Niba ndi umuntu, tureke uburyarya. Umwana umureke akwigireho utavuze byinshi. Ndumva nacyo gisobanutse. Inshuti nziza yerekana urugero rwiza. Nawe iyo wifuza inshuti, ntushaka abantu b'inyangamugayo. Ese wagira inshuti yikuryarya? Waba wambaye nabi, nk'ubu mba nambaye ishati iriho ikizinga, tukaza nahereye mu biro bya pasiteri, akakibona akavuga aha uriya munyamugi se, ndamubwira ko ishati iriho ikizinga ari inshuti nziza. Arambwira madamu Kayijuka, ishati yawe iranduye, reka nsimbuke ngo utize agashati ntujye imbere y'abamifemu wambaye nabi. Inshuti nziza itanga urugero rwiza kandi nta buryarya. Naho byaba ari ikintu kibi cyane wifashe nabi, inshuti yawe ntitinya kukubwiza ukuri. Iyo nshuti rero no ku mwana wawe, hari abantu bagira diplomasi ku bana ngo ne kumubabaza. Umwana wawe umubwiza ukuri n'urukundo. Nanone niba yagize intege nkeya, ntabwo uzamamaza, ntabwo wamamaza. Ese inshuti yawe iyo yagize intege nkeya birakunezeza? Ugenda uhamagara abantu bose, urabona kanaka muzi ibyamubayeho? Ahubwo ugwa mu kantu ukabigira ibanga. No ku bana bacu rero tugomba kuba intangarugero mu bikorwa. Ndumva icyo cyasobanutse. Kuba mu rugo si ugutanga umwanya, birumvikana.
ni ukuvuga nshobora kuba ndi umucamanza nka mbabare niwe ndi kuvuga cyane avuga maze igihe ntabonana n'abana banjye uyu munsi ndirirwa mu rugo ukajya kuri balcony na laptop yawe ugasoma imanza ukandika ntabwo uba uhari abana bazi ubwenge kuba uhari ni ukuba uhari nyine ushaka kukuvugisha akakubona kandi akakubona nta mbaraga atasabye randevu kandi uri mu rugo akabona kuri disponible kuhari. Muri iyi minsi hari ikintu cyateye ibintu byitwa amatelefone. Umuntu akajya kuri WhatsApp, umuntu akajya muri TikTok, umuntu akajya hari ibintu byinshi bihari muri iyi minsi biturangaje pe. Umwana yaza ukamubwira buretse yewe, umwana akaza papa mama buretse yewe. Rero biriya bintu ni bibi, umwana frustration sinzi ukuntu bayita mu Kinyarwanda, ariko umwana biramubabaza pe. Ni ukuvuga ngo umwana niba wavuze uti uyu noneho reka nambabwire buriya, reka tutekereze n'ikintu cy'uko abana mu byiciro barimo. Umwana agomba gufatwa nk'uko igihe arimo agezemo kimeze. Abana bari hagati y'imyaka 0 kugera ku myaka nk'icumi, n'abari hagati y'icumi na 12 no kujyana ruguru baratandukanye. Hari igihe abana batoya bariya batoye bakiri nko muri primaire, ni ukuvuga ngo iyo usohotse mama tujyane, wasohoka papa tujyane, wagaruka papa urongera ugende, ukiri kwinjira agakwaza ngo uragenda ryari. Buriya kwaza ngo uragenda ryari n'uguhahamuka, havuga papa mama bahora bagenda, n'ubwaje ni ukuvuga arakubonye aho kugira ngo yishimire ko uhari, ahise yibuka kuri bwongera ukagenda. Ndagira ngo mwumve icyo kintu kuntu aba ari kibi cyane. Rero buri mwana, ibyo nari nshatse kubabwira, abo bana batoya bari muri icyo gihe gitoya bakeneye ababyeyi. Muri icyo gihe babakeneye muboneke. Umwana nutamubonekera, ni ukuvuga muri icyo gihe agukeneye natakubona, igihe azamara kwigira hejuru ntazaba kigukeneye. Ngiye kubabwira urugero narabibonye. Abo bana bacu bakuru bafite imyaka 22-23, bakiri bato twarasohokaga papa tujyane, papa tujyane, mama tujyane, mama garuka, mama gumaha, papa mugumaha. Noneho igihe kiragera barakura, igihe kigeze ngiye kubona mbona nkinjira mu modoka, habagira abana ngo tugende nk'ahantu twagomba kugenda, nkabona ntibashaka. Oya papa twebwe oya, tugende ubutaha tugende, oya. Ugasanga gahunda zabo zarahindutse, ntabwo mukiri kumwe. Noneho haba igihe biba ari ngombwa ko mujyana, aho byantereye ubwoba cyane. Igihe kimwe biba ngombwa ko tugomba kujyana byanze bikunze. Ninjira mu modoka, madamu ntiyarahari, njyana n'umuhungu, ngiye kubona mbona yicaye inyuma. Sinabitindaho, ariko ntekereza uyu mwana kuki aticaye imbere ko ari njye nawe twenyine. Bikora kabiri mbona yicaye inyuma. Okay, ibyo biba biratambutse. Undi munsi mushiki we uri umukurikira, nawe biba ngombwa ko umunsi umwe tujyana, mama we adahari, ngiye kubona mbona yicaye inyuma. Nawe biba kabiri, biba gatatu. None ngira ubwoba, ndavuga se aba bana haba hari ikintu nabakoreye gituma baramaze kumpugwa, narabahemukiye. Noneho ndabicaza bombi, ndabahamagara, ndababwira mumbwire niki nabatwaye. Ati ibiki se papa konsige? Ati ndamubwira ni musaza wawe tumaze kujyana gatatu, turi mu modoka twenyine, akicara inyuma, ntagishaka kwicarana nanjye ngo nyegere. None nawe ejo bundi n'ejo bundi bwaho nabukiye bwaho, nawe twarajyanye ngo ndikubwira umukobwa, nawe nabonye wabaye nkawe wicara inyuma. Rimwe kabiri gatatu, niki nabatwaye gituma mutagishaka kugendana nanjye, noneho mutagishaka no kunyegera? Barangije baranseka bati papa ntacyo wadutwaye, nta n'ikibazo gihari, ariko tuba twumva dushaka kwicarira inyuma. Ibyo nshaka kubabwira ni iki? Ni ukuvuga ngo hari igihe kizagera abana batoya bazaba bashaka ababyeyi banyu. Abo ngabo rero niko Imana yabikoze icyo, kuko muri kiriya gihe baba bagushaka, nicyo gihe umuntu aba agomba kwigisha abana ibyo agomba kumwigisha. Muri kiriya gihe umwana agukeneye, ibyo uzamwigisha byose azabifata. Ariko muri kiriya gihe
agukeneye, nutamubonera umwanya ngo agushaka kubona, igihe uzashaka kumubona ntuzaba ukimufite. ndumva byumvikana. Dushakira abana bacu umwanya, ntabwo byoroshye. Haba igihe ujya gushaka amafaranga ukayazana, wayageza mu rugo ukabura abo wayazaniye. Ujya mubitekerezaho? Ushobora kuyakorera akazi ari menshi ukabura abayarya. Ingero turazifite nyinshi. Abantu b'abakire akohereza umwana muri Amerika, yagira akajya mu biyobyabwenge. Kubera iki? Umwanya wacu twawumaze tujya gushaka ibintu, tukagera mu rugo abo tubizaniye batagihari. Tubitekerezeho, ni ikintu gikomeye. Mwari muzi ko nitugera mu ijuru, nitugira amahirwe yo kujyayo, kandi arahari, Imana yiteguye kuyaduha rwose, turayafite. Nitugera mu ijuru ntabwo Imana izatubaza ngo ariko ku isi ni ibiki wakoze, wubatse amazu angahe, waguze imodoka zingahe, ibintu nk'ibyo. Oya, kandi akenshi nibyo duharanira, ariko mu magambo nananditse yo gutangira nuko buri ko umuntu aba yabipanze, ntabwo ariko abitangira. Imana ibifite uko yabigize. Mu magambo natangiye gutangiza ya mbere ni amagambo avuga ngo ndi hano n'abana wampaye, ndi hano n'abana wampaye. Iryo somo ryanditse he? Ni ukuvuga ngo nitugera mu ijuru, ikintu cyiza gishoboka ni uko wazagera imbere y'Imana ukavuga uti ndi hano hamwe n'abana banjye bose wampaye n'umugore wanjye. Nicyo kintu cyiza ushobora kuvuga. Waba uri umugore ukavuga uti ndi hano n'umugabo wampaye n'abana banjye bose waduhaye. Arakoze kuvuga icyo kintu. Tujya dutekereza, twigeze kugira amahirwe yo kubibura imyaka 2. Tureba bagira ibintu bibi byinshi, ariko ikintu cyo kubona umwanya wabo, kubera nta bakozi babayo, aho ugiye hose ujyana n'umwana wawe. Umwana uri munsi y'imyaka 16 ntabwo atandukana n'ababyeyi. Papa iyo ahari, mama ajya gukora, mama yajya gukora, papa agasigarana abana. Icyo kintu twebwe ntacyo dufite. Twizera abakozi, kandi abakozi bacu murabizi ko ni abantu baba barananiranye mu miryango, ntago bize, amashuri ni ubuntu, leta nta kitakoze. Umwana wananiranye wanze kwiga aza gushaka akazi Kigali. Ariko si bose wasanga hari n'abeza baza baje gushaka amafaranga. Icyo nshatse kuvuga ni uko uwaza wese aje kugufasha, ntaje kugusimbura. Tukeneye kubimenya. Ikindi tukeneye kumenya ni uko dushobora kubaho mu buryo bworoheje, tukagira amahoro, tugatuza. Ukagabanya ibintu biri hejuru kugira ngo ubone umwanya wo mu rugo. Turabivuga tuzi ko bigoye, ntago byoroshye pe. Niba ndi umukozi wa leta, wakaba ari umuavoka afite imanza, ariko iyo bitekerejeho, nibura mu minsi 7 Imana yaduhaye, ufata umwuka ugenera abana, ukirengagiza abapfuye, ukirengagiza abarongoye, ukirengagiza amakwe. Niba uri na pasiteri, nizere ko abapasiteri bo bagira umunsi wihariye w'umuryango, kuko birababaje kuzajya kwigisha abandi abawe barakubuze. Ntago mbwira pasiteri gusa, ndabwira kuko twahoze twiga ngo tujye mu murimo, siko yatwigishaga. Tujye mu murimo, ariko twibuke umurimo w'ibanze ni abana bacu, kandi itorero rya mbere ni mu rugo. Nutabona umwanya w'abana bawe ukajya gutabara ingwe 1000, ukajya mu magahunda atandukanye, tubigemo. Ntago mbabuje sociale, nizo mbaraga abanyafrika bafite turusha abanyaburayi, ariko tuyigemo kuri gahunda, tugabane, tubwe cyangwa bo baragikemuye mujyane nabo hose. Nk'umwana uri munsi y'imyaka 10
ngewe buriya mbonye umudamu ufite agataro ari gucuruza ahetse umwana, cyangwa nkabona mu mahugurwa hariho nabonye ari muri korari ahetse umwana we, uriya mufata nk'intwari. Aba ari intwari, gendana umwana wawe iyo bishoboka, kuko aho umusize uba umusigiye Satani. Murakoze. Ndashaka kuvuga ku bintu bibiri mpereye kuri cyahereyeho. Aho musize, murabizi ko ibyaha buriya ntawe mushobora kumenya kamere y'icyaha ukuntu imeze. Murabizi, musoma Bibiliya. Uzi ko umwana ushobora kumusiga mu rugo ukavuga ngo nta kibazo, ari kumwe na se wabo cyangwa ari kumwe n'umwana wa se wabo, akaba ari umwangiriza, sibyo? Rero niyo mpamvu bavuga bati, turi kubisubiramo tukavuga tuti, bana n'umwana wawe aho bishoboka, unajyane nawe. Ikindi, hari ikindi nashatse kuvuga mbere, nakibagiwe kiraza kibuke. Nari navuze ibintu 7. Icya mbere twakivuze ni ugutega amatwi abana, icya kabiri kuganira, icya gatatu kuba intangarugero, icya kane kubaha umwanya, nicyo turangije ntabwo ngisubiramo. Icya gatanu kwemera ko umwana adatunganye, ko bibaho ko umwana ntabwo ari marayika, bibaho ko akosa, cyane ko nawe ukosa, na papa warakosa, na nyirakuru arakosa. Twese duhura n'ibyaha hirya no hino, ariko ndumva nacyo twakivuzeho tutagitindaho. Ariko navuge kuri iki, kuko umwana ashobora gukosa, ntumugire ruharwa wumve ko isi yarangiye kuko yakoze ibi n'ibi. Reka mpere kuri icyo kirarabanza ntakikibagiwe. Ni ukuvuga ngo buriya muzarebe nk'abantu, ndabona mwese hano muri bakuru, buriya abana b'imfura bajya bagira ibyago. Abana b'imfura bagira ibyago, turabakubita kubera iki? Ni ukuvuga ngo iyo umuntu akiga kurera, uba wumva yuko umwana uba ushaka ngo agire ubwenge nk'ubwawe, ufite imyaka 30, ufite imyaka 25, ugashaka ngo umwana ufite umwaka umwe agira ubwenge nk'ubwawe. Ntabwo byashoboka, namwe murabyumva. Rero uretse n'ufite imyaka 3, n'ufite 5, n'ufite 10, n'ufite na 17 na 18, ntabwo afite experience, ntabwo afite inararibonye nk'iryawe. Ubwenge ufite kubera ibyo wahuye nabyo. Rero umwana ashobora gukora amakosa, ariko amakosa y'umwana ntukayaremereze cyane ngo yakuririze nkaho. Ariko tukiri mu byo kubonera abana bacu umwanya, ndi kukigarukaho cyane kuko nicyo kibazo gikomeye. Abagore, abana bari bakwiye kuba mu rugo, bakita ku rugo. Sinzi ukuntu ngitekereje, ntabwo cyane nicyo nanibagiwe. Navuze ngo umubwiriza wa mbere akivuze, umwigisha mbere akivuze, nanjye nanacyanditse hano, haravuga ngo nta murezi n'umwe, nubwo yaba afite PhD, ni ukuvuga nubwo yaba yarize uburezi ku rwego ruhanitse, ngo nta murezi n'umwe ushobora gusimbura nyina w'umwana. Uwatubanjije yabivuze mu yandi magambo, aravuga ngo umurimo w'umugore ngo uruta uw'umupasiteri. Mwabyumvise cyangwa ntimwabyumvise? Ngaho komeza. No muri za kote Ellen G. White nababwiye kirimo ko umubyeyi niwe urera umwana bwa mbere kurusha abandi bose, biranazwe. Kurusha na se byo nibyo. Kuko ni wowe, ni wa mwanya nyine. Umubyeyi w'umumama niwe ubana n'umwanya igihe kirekire. Papa aba yagiye gushaka ubuzima. Imana yaturemeye kuba abapagasi, ubundi abagore bagasigara mu rugo barema abantu. Tukiri aho rero, hari akandi kantu nanjye ntekereje, ariko si ukurwanya za gahunda ziriho, ni ikintu cya za interna. Abana bajya kwiga muri za interna, ntabwo mvuze ngo ni bibi, ari byo bahigira. N'ababyeyi benshi
nge simbikunda ariko ababyeyi benshi baba bagaragaza ko ngo umwana nave mu rugo ngo ajye kwiga ayige gusasa yige ese hari ikindi kuzinduka ese ibyo bintu mu rugo ntubyigira mu rugo ubundi interna zagiyeho kubera iki mujye mbitekerezaho impamvu interna zagiyeho ni ukubera amashuri yari make abantu bagakora ingendo bajya gushaka aho bajya kwiga ni ukuvuga nawe umwana wawe hafi nabura ishuri ufite igisobanuro ko kujya kubishaka kure ariko igihe cyose wabitekerejeho igihe cyose bishoboka umwana akwiye gutaha iwabo nkatwe ni ukuvuga kurema imico y'umwana murabizi no muri Bibiliya ku myaka 12 nibura noneho muzabirebe neza umwana wabishaka utabishaka mubana imyaka 18 ya mbere kuko iyo arangije segondere ajya muri university iyo avuye muri university arashingirwa niyo adashingiwe ari umugabo ajya gushaka nawe ubuzima bwe uba ntaho muzongera guhurira ibaze rero umwana wawe avuye mu rugo afite 12 imico azagira ni yande ni ya wa mwarimu umutuka ni ya wa mwarimu wenda umwigisha neza nagira amahirwe ibyo azakomerekera nabyo mu nzira ntabyo uzi uzongera guhura nawe uri nyirakuru w'abana be sibyo reka mbabwire buriya kurera ni buri segonde sibyo iyo uriranwe n'umwana wawe uziriranwe n'umwana mu rugo urebe umwana asiga isahani arye umugati narangiza asiga isahani yariye umugati ubwo uzahita umubwira uti ibyo ni ibiki andurura sibyo narangiza ajya kuri toilette najya kuri toilette nujya kujyayo mukurikiye usange ntabwo yakuruye amazi mwana wanjye ibi ntibibaho uzajya ukurura amazi dore uzava hano uzajya kubana n'abandi bana n'abandi bantu umunsi uzava hano nuva hano ufite imico nk'iyingiyi abantu bazaba bakwinura erega uburezi ni ubwo ngubwo iryo jambo rya buri munsi umubwire uyu munsi abyusa adashashe urabimubwiye uyu munsi yiriwe adakarabye urabimubwiye uyu munsi agiye muri toilette ntiha flashinga urabimubwiye uyu munsi gutyo ibyo byose nibwo burezi najya muri interna rero urumva ntabwo azabona bifate nabi ntabwo mvuze ko interna ari mbi gusa hari uzigiriramo amahirwe akagira ibyo yiga ariko ngiye abo twaganiriye ibyo bazishakamo uvuga wenda ngo nabuze iyi section hano nkajya kuyishakira at least hani imico mibi bigirayo nko kwikinisha abenshi babyigira muri interna tukunda kwigisha urubyiruko twigeze gukoresha amahugurwa hano Nyamirambo tugisengera muri francophone abaha udupapuro ngo abana bandike abamaze gukora imibonano mpuzabitsina babyandike bashyiraho umubare uwandika rimwe ni ukuvuga yarabikoze uwandika kabiri ntarabikora uwandika sinzi ikindi cya gatatu yababazaga uwasomanye n'undi atari murabyumva twasanze babaza n'imyaka babikoze bwa mbere imyaka bari bafite bwa mbere babikora twasanze batangira kubikora bafite imyaka 9 murumva ko biteye ubwoba kandi abo ni abana b'abakuru b'itorero twari mu rusengero ni abana baba mifema ni abana b'abapasitori reka mbabwire igiteye ubwoba twasanze mu bana 500 bari 546 twari Gahogo iyo ni iyindi twari Gahogo bari abana 546 twasanze 25%. 25% murumva icyo ari cyo ni ukuvuga ngo ufasha abana 4 gutya ugapfa gufata abana 4 gutya muri abo bana 4 umwe nibura azaba yaramaze gusambana mu bana bari bafite hagati y'imyaka 9 n'imyaka ngira ngo ni 20 cyangwa 19 urumva rero ko biteye ubwoba kushiko mu bitekerezo kandi impamvu biteye ubwoba nuko bya bindi dushinzwe twarabiretse ntitukiganira n'abana ntitukibana nabo ntitukibaho umwanya kandi byinshi babiboneye kuri bagenzi babo ku ishuri
kuko mu rugo amahirwe yo guhura n'abo bahungu aragabanuka. Iyo mu rugo ukoze ibyo ugomba gukora uba ugabanyije amahirwe yo guhura n'ibyago nk'ibyo. Ako kantu ka interna mpfuye kugacishamo kuko inshuti iri hafi murahura mukaganira. Hasigaye 2. Icya 6 ni ukumuha umutekano n'urukundo rudashira. Ntago mbitindaho guha umwana umutekano ni nk'ibyo byose. Kumurinda abamuhohotera yabivuzeho mu rugo, mukagira iyo bishoboka ukabana n'abana bawe nta bandi bantu bajemo. Iyo ufite ubushobozi, niba ari abana baje kwiga bo mu miryango, mukabafashiriza iwabo. Hari kuba umukene, hari abantu baba badafite ubushobozi bw'amafaranga, akohereza umwana ngo ajye kwiga aba kwa nyina wabo, ngo ajye kwiga aba kwa kanaka. Kandi umubyeyi nubwo akennye afite urwo rukundo, afite uwo mwanya wo kumuganiriza. Ese uwo nyina wabo yamwishyuriye akiga ataha iwabo. Ibyo mbivugiye ko hari nabo tujya duhura muri quartier, mubaza ese ko ntakibona umwana wawe kana ko muri primaire, ngo nabonye bingora kajya kwiga kaba kwa nyirakuru. Urukundo umuntu afitiye umwana yabyaye si kimwe n'umurera. Hari akantu umwana babuze mu buzima kandi bizagira ingaruka. Rero igihe bishoboka nawe waba uri umukene, abagufasha bagufashirize iwawe. Icya 7 ari nacyo cya nyuma, kibaye icya nyuma ariko nicyo gikwiye kuba icya mbere, ni ukwigisha umwana Imana no kumusengera. Burya umwana wabwiye Imana, weretse Imana, atari ukumubwira gusa ngo ujye ujya gusenga, ahubwo wowe senga abone usenga, ubibemo abone kubirimo, ntubimubwire. Ku rugo hakahora hari igicaniro, musenga, mushima Imana, musaba Imana, ari ibintu by'ubuzima busanzwe, atari ibintu byo gukora kugira ngo mwubahirize. Kwiga amigisho nk'Abadventiste tuba dufite isomo, ubwo ndabwira umubyeyi wadusuye, ubundi urugo rw'Abadventiste buri munsi dufite agatabo twiga, tugasoma Bibiliya, tukaririmba, tugasenga. Ariko ntibibe umuhango gusa, tugasome, turirimbe, tuganire kuri iryo jambo abadukuriye baba baduteguriye. Twigishe umwana Imana, aho azajya hose ntabwo azabyibagirwa. Ndumva ni ibyo bintu 7 numvaga ari ngombwa ko tuzirikana, byadufasha kuba inshuti z'abana bacu. Kubera igihe ibyo twateguye, ndumva ngiye kugwa mikoro bicemo vuba, nurangiza umwe mvuge quote za Ellen G. White, turarangije. Mu bikeneye gukorwa kugira ngo ugirane ubucuti n'umwana wawe, harimo no gukunda undi mubyeyi we. Ubwo turi kubibabwira muri abadamu, kugira ngo umwana umukunde. Mu byo ugomba gukora harimo no gukunda se cyangwa ukamwubaha, ariko tubikore nk'uko biri bivuga. Ubundi Bibiliya isaba abagore kuganduka, igasaba abagabo gukunda abagore. Ubwo rero niba turi kubwira abagabo, nkanjye uri kumbwira kugira ngo nkunde abana banjye neza, uburyo bwiza bwo kubakunda ni uko nkunda mama wabo. Nawe uburyo bwiza bwo kugira ngo akunde abana be ni ukuvuga muri bya bindi byinshi byose agomba gukora, agomba no kungandukira. Murabyumvise? Ikindi, kubaka inzibutso z'umunezero w'imuhira. Mu Gifaransa twabyise, mu Cyongereza twabyise family memories. Ubundi hari ibintu tukwiriye gukora imuhira ku buryo umwana ajya kumbura imuhira, n'igihe azahava, n'igihe ari ku ishuri azajya yumva yifuza guhita agaruka imuhira. Hari abana bava imuhira kubera iwabo ari habi, kubera bahora batongana, kubera papa ari umunyarutoto, kubera mama ameze uko ameze, bigatuma umwana iyo agiye nko ku ishuri, igihe cyo gutaha iyo kigeze yumva avuga ati noneho mana we ngiye gusubira muri ya gehinomu. Birumvikana?
rero dukwiriye kubaka inzibutso z'umunezero imuhira iwacu. Icyo nacyo ni ikindi cyigisho kirekire, ariko zimwe mu nzibutso z'umunezero ni uko tugomba kujya tugira umwanya wo kuganira n'abana. Bimwe biragenda bisubiranamo, tugomba kugira umwanya wo kujya twumva abana, tukabaha umwanya bakatwumva, natwe tukabumva. Tugomba kujya tugira igihe cyo gukina, tugakina nabo, niba ari nko gukora na siporo hamwe, cyangwa kujyana gusura inshuti zabo. Nk'ubu waba ufite abana bafite inshuti, uzi ko bafite inshuti bakunda cyane, ukavuga uti bana banjye muhamagare inshuti zanyu ngiye kubatekera, ugateka ibiryo byuzi ko umwana wakunda, hanyuma akazana abana bagenzi be bakaganira, bashaka ukiyembayembya, ariko abana bakumva ko mama yatekeje ku nshuti zanjye. Izo ni zimwe mu inzibutso z'umunezero imuhira. Hano kuvuga ngo kujya utekereza uti ni iki twakora kugira ngo iwacu habe heza, ukavuga uti nubwo dufite ubukire buciriritse ariko tujye turya neza, ukagerageza kurya neza mu rwego rwawe, ku buryo umwana wo mu rwego atazigera yifuza izindi ngo muri mu rwego rumwe. Sinzi niba muri kumva ibyo mvuga. Kandi buriya hari ukuntu Imana ibishobora, ushobora kuzana umuneke wakamara amasenge mwiza, ukazana akanyomoro, ku buryo umwana abona yuko ati uko biri kose mama ajya akora uko ashoboye kose kugira ngo turye neza mu rwego rwacu, ku buryo atakwifuza abandi bana kujya iwabo w'abandi bana bari mu rwego rumwe. Ndibwira ko mubyumva. Hari ibintu byinshi bikoreshwa kubaka inzibutso z'umunezero. Niba mushobora gufata nk'umwanya mukicara nk'umuryango mukaganira, mushobora kubikora. Abana bakakubaza ati papa tubwira ukuntu ariko mwamenyanye na mama, ukababwira ayo mateka. Iyo babwiye barishima, bakishima cyane. Hanyuma nk'iyo muri kubabwira nk'izo nkuru, abana barababwira ati urababwira inkuru, ukababwira uti nk'ubu nkababwira nti hari undi mukobwa twakundanye mbere yuko nkundana na madamu, ati kagira inkuru ngaho tubwire kubera ko atari yo mwashyingiranwe. Ukababwira ukabona barishimye, bituma babona papa ko ari umuntu usanzwe, ntibumve yuko ari nk'intare ije, bakumva mama yuko ari mugenzi wabo basabana. Igihe bazagira ibibazo bazaza bakurebe, ntabwo bazajya kureba undi muntu w'ahandi. Ikindi cya nyuma nagiye kuvuga cya nyuma, ndagira ngo kugira ngo mwumve uburyo kugira abana ukabagira inshuti ari ikintu gikomeye. Murebe muri Bibiliya, nubwo wenda muri Bibiliya batabisobanura neza cyane, ariko ndatekereza ko ariko byagenze. Mutekereze kugeza igihe Aburahamu agenda n'umwana we, akabwira umwana we ati rero Isaka, wari uzi n'irindi, ngiye kugutamba kuko niko Imana yambwiye, ngiye kukwica. Agafata icyuma, agenda afite icyuma, aravuga ati tugiye kuri uriya musozi. Nubwo yamubwiye ati, murabizi ko yabanje avuga ati ko mbona umuriro nkabona icyuma, atari ko intama iri he. Yaramubwiye ati ariko Imana izishakira intama, izishakira igitambo, siko yamubwiye. Ariko buriya Aburahamu yari agifite gushidikanya, aravuga ati ariko se koko buriya Imana ntiri bwishakira igitambo. Ariko igeze ku iherezo, ariko n'Imana itarashakira igitambo, byabaye ngombwa ko amubwiza ukuri. Aramubwira ati rero Isaka, buriya Imana yambwiye ko ari we ngomba kugutamba. Ariko yarabyemeye. Si yabyemeye? Amaze kubyemera aramubwira ati rero papa, ngaho basi impambira kugira ngo ntaza kugira ubwoba. Ngira ngo tubisoma mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi, ngo yaramubwiye ngo ngaho mpambira nzirika kugira ngo ntaza kugira ubwoba. Ariko ni ukuvuga ngo ibyose yamusabye yarabyemeye, nubwo byari bikomeye. Urumva umwana yari afite icyizere n'ibyiringiro bikomeye muri papa we, ku buryo ashobora no kumubwira ati ngiye ugomba gupfa, umwana akabyemera. Twari tukwiriye kugera aho ngaho, mbese niho ideal, wenda niho tukwiriye kumasha tugana, sibyo? Ngira ngo by'ingenzi twabivuze yasoza. Mu gusoza nashaka kubabwira ibyo umuhanuzi Ellen G. White yavuze kuri iyi topiki yacu, ariko nawe urareba amaverse biblique nk'abiri atatu mbere yo gusoza. Icya mbere yavuze uburere bujyanye no kuba inshuti y'umwana. Ababyeyi bakwiye kuba inshuti z'abana babo, babegera mu rukundo, bakamenya intege nke zabo, bakabigisha
bashizeho umwete kandi bihangana. Ni mu rugo rwa gikristu, ipaje 190 ariko mu cyongereza, Adventist Home, paje 190. Indi kote yaravuze ngo umubyeyi agomba kwigisha abana bawe ukabahana urukundo ni kimwe mu bigaragaza urukundo rw'Imana mu muryango. Ni igitabo cyitwa Child's Guidance mu Kinyarwanda. Ni nko kurera umwana. Kurera umwana ne. Iki? Ni cya gitabo cy'uburezi. Paje ya 259 mu cyongereza. Avuga kwigisha abana bawe ukabahana mu rukundo ni kimwe mu bigaragaza urukundo rw'Imana mu miryango. Abana bacu bazakura bafite imico myiza igihe tuzaba tubabereye urugero mu kwicisha bugufi, kwihangana no kubakunda nta buryarya. Nagaruye izi kote kugira ngo mutagira ngo ibyo twavuze ni amagambo yacu gusa, ariko twabisomye mu bitabo bya Ellen G. White. Iki ni igitabo cyitwa The Ministry of Healing, Rengera ubuzima, mu paje ya 394. Fata umwanya wo kuganira n'abana bawe, bajye bumva ko bashobora kukwizera bakagusangiza ibitekerezo byabo. Nabyo ni cya gitabo cy'uburezi, paje 518. Mbifite mu cyongereza, ntabwo nabonye amapaje mu Kinyarwanda. Ndumva muri rusange iby'ingenzi twabivuze. Menyereza umwana inzira agomba kunyuramo, azarinda asaza atayivuyemo. Murakoze, sinzi niba nabatanga take home message. Haracyari minota 13, turagira ngo twumve niba hari ikibazo twazagenda gutekerezaho kugira ngo bizadufashe mu byigisho bitaha cyangwa se inyunganizi. Mwavuze ku bana erezima ko mwebwe muri kutwigisha mufite bari abana batoya ab'9 mukagira n'abana ba 22 na 23 na 22. Hari abandi rero bagifite nubwo wenda tutakiri kumwe nabo bafite iri hejuru y'iyo ngiyo, ariko nanone batarashaka, ariko n'abamaze gushaka, kuko urebye muri aba babyeyi bicaye aha hari abafite ikigero cy'abana bari hejuru yabo. Abo bo bamaze kugera aho hejuru kuri abo b'imfura zanyu, uburyo bwo kwifata no kwitwaramo hamwe nabo umuntu yabigenza ubutekereza ko bamaze kuba abagabo. Murakoze. Ngira ngo nigeze kubikomozaho mbabwira ngo dukwiriye gutekereza ku bikwiriye guhabwa umwana n'uburyo dukwiriye kubana nawe n'uko dukwiriye kumwifataho muri buri cyiciro abagezemo. Iyo rero hari icyiciro twasimbutse, ni ukuvuga ngo mu gihe yari akiri umwana akigukeneye ntiyakubonye, ni ukuvuga ngo hari icyuho gikomeye. Iyo hari icyuho gikomeye rero nigeze kubabwira nti iyo twihannye ibyaha byacu, Imana yacu ni Imana nziza ku buryo ishobora gusana ibyangiritse. Ubwo rero umwana utashoboye guha ibyo wagombaga kuba waramuhaye mu gihe yari afite imyaka 7, ibyo utagombaga kuba waramuhaye mu myaka 10, ibyo wagomba kuba waramuhaye afite imyaka 12, ukaba ufite wenda amahirwe ku buryo ataraba icyomanzi cya burundu. Ubu icyo ukwiriye gukora ubu ni ugusaba Imana uti Mana mbabarira, tabara, wuzuze icyuho, ibyo ntigishije ubyigisha n'ubundi niwe Mana nyamana. Njye niko numva nababwira. Siko bimeze. Igihe umukozi yatetse neza, izo serivisi zitandukane no kuganduka kugira ngo umuntu amenye ngo ibi ndi gukora
ndimo ndaganduka cyangwa n'undi wese yabimukorera. Murakoze. nubwo bwose atari ngira usubize niba uri wisubize ibyo kuganduka no kuganduka ntabwo umukozi yakugandukira, byo ntibishoboka. no kuvuga ngo hasigaye kumva ngo mbe kuganduka by'ukuri ni iki. ngewe uko mbyumva, icya mbere ni urukundo, sibyo? kugira ngo umugabo bamugandukire nuko nawe akunda umugore we, kuko umuntu wabyutse akubwira nabi, akutoteza, ese wamuganduke? Rero byose ni magirirane. Iyo ukunda umugabo wawe mubana nk'abana b'Imana, nge mbona byikora. Kuganduka ni iki? Vuga mu gitondo urabizi ko umugabo afite gahunda, sibyo? Kumenya ngo ese ni urukundo, ni ukuvuga umuntu ukunda ntabwo uba wifuza ko agenda ashonje, sibyo? Umukozi nubwo yabitegura ku meza, ntabwo ari we umubwira ngwino ufate ibyo kurya cyangwa bitegure, ariko iyo ukunda umuntu wifuza ko ahagarara neza, amera neza. Ni nako ugenda umugandukira. Ikintu cya mbere mu kuganduka ni uguca bugufi. Niba avuze icyo utanezerewe ntuhite usubiza, ugaca bugufi. Niba ari n'ikosa agushinje, atekereza kuba wakoze, ntuhite widefanda, kuko ufite Imana yawe ikudefanda. Uraceceka ukabitekereza, ukavuga ese mise mbona igisubizo. Igisubizo kwireba wowe ibyo ushinzwe utagendeye ku byo washinzwe. Birumvikana? N'abana ngiye murabibabwira, reba uruhare rwawe. Ese ngewe nk'umugore nakoze ibyo ngomba gukora? Nk'umugore w'umunyarwandakazi muri sosiyete nyarwanda aba ameze ati? Uwo mugore w'umunyarwandakazi, ni ukuvuga nubwo umugore yatetse, nubwo umukozi yatetse, ni wowe ubishyira ku meza, ugasangira nawe, mukaganira. Ntitubishakire muri solution magique. Gukunda mukoroshya ibintu, mukaba abo muri bo, kuba uriwe mu rukundo. Sinzi ko ngisubije ariko yamfasha. Murakoze. Igitumye ubonye nzamuye ni uko wabuze ngo ni magirirane, ariko twe nk'abakristo kuganduka n'igihe watabigukoreye. Tuganduka mu gihe gikwiriye n'ikidakwiriye. Twebwe n'itegeko twahawe n'umwami wacu ngo bagore mugandukira abagabo banyu nk'uko mugandukira nde? Kristo. Umukozi rero wakora serivisi utamuhemba agataha, ariko twebwe ibyo dukorera abagabo niyo batabishimye twe tugira gute? Turabikora. Ni itegeko twahawe n'umwami wacu kandi riri automatically. Ntabwo rero tugandukira abagabo bacu. Hano hari abagore bahoze bavuga iby'uhungabana mudahari, bakomeretswa n'abo bagabo, ariko bakwiriye kugira gute? Kuganduka. Kuganduka rero si ikintu uhatwa, ahubwo ni ikintu kiri automatique. Nkunda kubwira njye nagize umugisha wo kubyara abakobwa, nibo mfite agahungu gato cyane, bako bajya bambaza bati mama wabigenje ute kugira ngo ubone papa? Natwe ngaba ariko tuzashaka. Nkababwira nti mwebwe rero mwarakuze mubona papa wanyu atunganya atya, ariko uko twashakanye siko yari ameze. Gake gake mwagiye gukura musanga ari ku murongo aruzuye rwose, ariko ninjye wahahagaze kugira ngo abe yuzuye atya. Cya kindi nababwiye, dufite impano rero yo kuganduka. Nibabona imirimo yacu myiza bazaba beza. Nta serivisi baduhaye twaganduka, bayiduha twaganduka. Urukundo tubakunda ni rwo ruduhata. Arakoze cyane. Nkunze ko arangije avuga urukundo tubakunda. Iyo ukunda umuntu naho yaba ari mu byondo, bakaza bakamusiga ibyondo, bakamuvuga ibintu bibi, ese wowe ibyo urabibona? Uramuhanagura ukamuhishira. Siko bimeze? Hari akantu pasiteri arakoze cyane,
ampaye kiriya gitabo cya Ellen G. White navugaga cy'urugo rwa gikristo, ni iki ngiki ubishoboye azagisome. Kirimo amagambo meza cyane yadufasha ibyo byose, no kuganduka no kuba inshuti z'abana bacu. Reka mpasome. Yanyeretse ahantu yaranahasulinye, bigaragara ko yahasomye, y'uburyo umugore niwe urema imico y'abana be. Ni amahirwe y'umubyeyi guhesha isi uyu murimo wo kugorora imico y'abana no kuyitunganya ikaba inoze. Ni umurimo w'umubyeyi w'umugore, ni umurimo w'umubyeyi w'umugore. Naho waba ufite umugabo mwiza ati abifitiye umwanya akaba ahari, ntugire ngo yagusimbura. Kankomeze aka paragraphe. Imico y'umwana ikwiriye kubakwa igatera imbere. Nyina agomba kwandika ku mutima w'umwana ibyigisho bizahahora iteka, kandi naramuka yirengagije uwo murimo wera cyangwa akagira ikindi yemerera kuwitambika imbere, byumve neza, ntabwo Imana izamwishimira. Nitwemera ko agira ikindi kiwitambika imbere, ka kazi, bya bindi byose, ntabwo Imana izamwishimira. Umurimo w'umubyeyi w'umukristokazi yawushinzwe n'Imana, kandi naramuka yomatanye n'Imana ndetse akaba yuzuye umwuka wayo, ntabwo azawirengagiza. Ndumva iri nicyo kintu tugiye gutahana inshingano zacu. Uriya mumama yamanitse kuva kare, inyuma. Reka uriya n'uyu nguyu ahasigaye, iwe ni umurimo wawe. Ndumva babibariza rimwe, abashyize amaboko hejuru, abashyize amaboko hejuru mubibarize rimwe kugira ngo babisubize vuba. Turacyafite abandi bigisha, hanyuma bize gusubirizwa hamwe. Dufite hano n'abantu bazi hano, abamanitse akaboko. Dufite n'abantu bagiye muri kongere, bari budufashe, bize byinshi, bari budufashe gusubiza bimwe muri ibi bibazo. Ntabwo turi burenze abangaba. Ibyo bibazo mubibarize rimwe, hanyuma abavandimwe babisubize. Murakoze. Ngewe ndagira ngo dusobanurire neza, nuko murimo kugenda mutanga ingero, ko mutubwire neza ijambo kuganduka ubundi bivuga iki, kugira ngo umuntu abigiyemo nyine yumva. Hari abavuga ngo ni iki, undi akavuga ngo ni iki, ubundi kuganduka ni iki. Hanyuma ikindi kibazo nari mfite, nkurikije wenda ibisobanuro bagiye batanga, hari ubwo ngo uraganduka, ngo baba baguhaye serivisi cyangwa batayiguhaye, byaba byagenze gute. Nubwo turi abakristo ariko twibagirwa sosiyete tubayemo. Hari ubwo ushobora kubana n'umuntu udashobotse pe, kandi icyo ukora cyose urabona, iyo umuntu ameze nk'uwataye umutwe cyangwa nawe atumva ibintu, nk'uko mwahoze mutubwira, uhora ubwira umugore wawe ngo urasa nabi, uri mubi, ugize gute, birangira abayeho. Ese b'abana bacu ko tugomba kubaha ibyiza, uburere bwiza, tugomba kwandika ngo bameze nk'urupapuro ruriho ubusa, ni twebwe tugomba kwandikaho imico yabo. Tuzabyitwaramo gute kugira ngo twandike kuri rwa rupapuro ruriho ubusa, twandikeho imico myiza bazakurana, bazarinda basaza bakiyirimo. Ikindi nibaza, twavuze mu buzima uburyo bwo guha abana bacu ibyiza tubaha, ibyo tugomba kubakorera, ariko ntabwo twavuze kukikubahana. Ese abana, kuko bitewe n'ikigero bigezemo, akenshi uko uhubutse ni kuvuga cyangwa se bigenze gute. Ese abana bo tuzabahana gute, ko na Bibiliya ivuga ko tugomba kubacishaho umunyavu, kandi na leta iyo umucishaho umunyavu iraguhana nawe. Murakoze.
ufata ijambo arase ku ntego. Murabona ko umwigisha yahageze kandi tumaze kurenzaho umunota umwe, turabisubiriza hamwe, ibyo tutashubije araza kudufasha. Murase ku ntego, umunota umwe. Murakoze, mfite ikibazo ariko n'inyunganizi iraboneka mu rwa mbere rwa Petero igice cya 3 uhereye ku murongo wa mbere. Haravuga ngo namwe bagore nuko mugandukira abagabo banyu kugira ngo nubwo abagabo banyu batumvira ijambo ry'Imana bareswe n'ingeso nziza z'abagore babo, nubwo baba ari nta jambo bavuze, babonye ingeso zanyu zitunganye zifatanijwe no kubaha Imana, umurimbo wacu we kuba uwo kuboha imisatsi no kwirimbisha, ahubwo ku murongo wa 4 ube uw'imbere uhishwe mu mutima, umurimbo utangirika w'umwuka ufite ubugwaneza n'amahoro, ari wo w'igiciro cyinshi mu maso y'Imana. Abafite Bibiliya bakomeze basoma aya magambo barabona igisubizo cyo kuganduka muri rusange. Noneho njyewe ikibazo mfite ikibazo, hari ukuntu ababyeyi bahamagara abana babo bakarenzaho igitutsi. Ese hari ishuri ababyeyi bihaniramo gusaba abana imbabazi? Icyo ni ikibazo. Hari ukuntu umubyeyi ahamagara umwana ati runaka wagicucuwe cyangwa wacyanawe, ariko umubyeyi ntajya yibuka gusaba umwana imbabazi. Icyo ni ikibazo ngenda nibaza cyane muri ubu buzima bw'uyu munsi tubayemo. Hari igihe umwana umuhamagara ukavuga ati wagicucuwe cyangwa ukavuga n'ikindi gitutsi, ariko ababyeyi ntitujya dusaba abana bacu imbabazi. Ikindi ngira ngo ni ikibazo ni ukuvuga ngo ikibazo mfite nk'ubu uri mama wanjye ariko urampamagaye ati Mutesi wagicucu, ni urugero. Ese aha ababyeyi bajya bibuka gusaba abana babo imbabazi z'igitutsi uba watutse umwana wawe? Nanone ikindi kibazo njya ngira, hari ukuntu utajya uha umwana wawe ibyiringiro, uvuga ngo wenda umpaye akazi, mu mbaraga zanjye ngiye gukora ka kazi, ariko ka kazi unyeretse ko ka kazi njye ntagashoboye. Icyo gihe uba wishe ibyiyumviro byanjye, ahubwo mu ntege nke z'abana tujye tubasha gushima abana. Murakoze. Ndumva byinshi wari inyunganizi. Murakoze, tubashimiye ikigisho muduhaye kuba inshuti z'abana bacu. Nibyo koko, ariko ndarasa ku ntego mvuga icya interina koko habamo imico mibi myinshi, ariko nanone muri uyu mujyi wa Kigali kurera umwana ari externe yiga ataha, abamotari, abanywa urumogi, abanywa ibitabi, ese byo mu bafite ubushobozi bukeya twabigenza gute? Ngewe nkashimangira mvuga ngo nubwo umwana umwohereje muri interina aracyari muto, yagiye mu hambere afite imyaka 12, aracyakeneye uburere bw'ababyeyi, ariko noneho dushyireho n'isengesho ajyeyo, ariko tugerekaho n'isengesho, kuko n'uyu mujyi wa Kigali kuworereramo umwana yiga ataha udafite ubushobozi bwo kumutwara ni ikibazo. Murakoze, nta bibazo byinshi mfite n'inyunganizi. Yewe nabyaye abana mabukwa nsaba umwana w'imyaka 2. Umwana aramujyana mu cyaro, urumva mu buzima bugoye, binywera, benga, bagira gute, kuko yari umwana ari we mfura yo kwa databukwe yamushyize ku kigega cy'inzoga, aho yavunura ati ngwino usome wumve uko rumeze. Umwana arakura agira imyaka 12, biba ngombwa ko tumukurayo ngo azakomeze amashuri. Umwana yakomeje kunywa inzoga, mama Kazungu we turakora ruriya mu mama aramuzi, umwana w'inzoga bigera igihe ndamubwira ntari kuzizoga ko zikabije waziretse ukazihorera. Ati simwe mwanjyanye gucyana, mwanjyanaga yose muyobewe ko bene inzoga bagatara, ati kuzireka byarananiye kuko nizo zangiza. Ubwo rero ababyeyi tujye tureba ahantu tujyanye abana bacu kubarerera n'imico bazakurayo, kuko bikomeretsa umutima umubyeyi kubona umuhungu w'imyaka 30 yasinze akagurisha ibintu akanywa, ukabona nta bwenge, bitera agahinda. Murakoze.
murakoze. Ikibazo cyanjye cya mbere kirasa n'ikiriya yavuze, kuko tutari ba miseke igoroye. Nashaka kubaza ababyeyi, twibuka ko natwe hari igihe duhemukira abana, ese twibuka kubasaba imbabazi? Noneho ikindi kibazo gishamikiyeho ni ikivuga ngo ese ko natwe ubwacu dushobora kuba tutarahindutse, urwo rupapuro ruriho ubusa nk'uko mugenzi wanjye yabivuze, ni iki ngewe ngiye kurwandikaho? Ese nahinduka gute? Hanyuma ikindi navuga cyo ni nk'inyunganizi, si uko umugabo aba yarananiranye, ahubwo hari igihe tuba tutamuzi, kuko umuntu uko ateye avuga indimi nyinshi. Ahubwo nabasaba ngo muzadutegurire amahugurwa, mutwigishe icyo bita indimi z'urukundo, kuko kugira ngo ugandukire umugabo ni uko uba uzi n'ururimi avuga. Ashobora kuba yumva ururimi rw'impano, cyangwa yumva ururimi rwo kumusekeraje, cyangwa kumwicara iruhande gusa. Muzadutegura icyigisho cy'indimi z'urukundo. Murakoze cyane, abayobozi barumva. Murakoze. Njye ikibazo mbaza ndakibaza nitangaho urugero ku byambayeho. Mfite umwana w'umuhungu ugeze mu mwaka wa 4. Bari mu rugo baraganira na murumuna we, birangira bivuyemo. Abana burya bagira uko baganira, twe ntibatuganirize. Murumuna arambwira ati ariko uzi ko yitwa Erive afite sheri, ati kandi matashaka kuba atarumwe. None se afite bangahe? Nyine sinzi amazina yambwiye, sinyibuka. Ariko ndamubwira none se Erive nibyo? Arabanza araceceka. Nyuma nza kumuganiriza, arambwira ati nibyo. Ikibazo nibaza se, igihe abana bacu bageze muri ya myaka y'ubugimbi, batangiye kwinjira mu bintu by'urukundo, noneho icyantangaje yarambwiye ati ariko ntabwo ari njye wamushatse, ati nibabira ahubwo bansabye ko dukundana. Turese ma wowe umuntu yagukunda nuko yambajije, ukamwima urukundo kandi agukunda ukamubabaza. Urumva ni ikibazo byamfashe nk'umunsi kubitekerezaho ngo musubize, ariko namwe muramfasha. Wenda nkurikije ibyo namusubije numve niba kuko bihura. Ikindi kintu nshaka kuvugaho nkurikije ingero baduhaye z'abana bageze mu gihe bari kwangirika mu bigendanye n'imibonano mpuzabitsina, ni uko dukwiye kuba maso, kuko no mu itorero ryacu abana kuno bagiye mu majiya, mu rubyiruko bahuriye ahantu, naho dukunda kubaho. Kuko dufite urugero rumwe rw'ibyigeze kuba iwacu, nta nubwo ari kera, aho batubwiye ko basanze abana bari mu mbuga y'urusengero basambana. Si ikibazo rero ni ukumenya ngo niba n'abana, hari igihe ubwira umwana ngo agiye muri jiya, ariko ugomba kumenya muri jiya ho akora iki, n'abayobozi ba jiya bagakurikirwa. Murakoze. Abavuze bose batanze inyunganizi. Ikibazo gikomeye numva kirimo ni cyo kuganduka. Ikindi nabonye ni icya interna, keretse niba ari cyo nibagiwe. Icya interna, dukeneye kwigisha abana bacu kubona ibyo bavunikiye. Ni ukuvuga twese twize, hari abantu benshi bize bagenda n'amaguru. Niba munakennye, umwana ashobora gukora ibirometero 5 kugera ku 10, kandi akagera ku ishuri adakerewe, akiga atahuye n'abo bamotari. Biragoye muri uyu mujyi, ariko birashoboka. Nicyo gisubizo, kuko ngewe nzi abana bava Remera bakiga lycée de Kigali baje n'amaguru. Nakubwira n'amazina yabo ndabazi. Niba amashuri atangira saa 2 akabyuka saa 12, akagenda yapfunyitse ibiryo ari burye, atiriwe ajya mu maresitora. Kwigisha abana ko kurya ibyo wavunikiye biryoha mu buzima, ni ukuvuga ko birashoboka. No mu bukene birashoboka, bitewe n'uko umwana yatojwe kuva akiri muto. Ko umwana ukora siporo buri munsi n'ababyeyi, umubiri we ukomeye. Kugenda n'amaguru, mu byaro murabizi ko bagenda n'amaguru kandi bakagira ubuzima bwiza. Kubera umwanya ari muto, ndashaka umuha ijambo avuge umunota umwe, ibindi umwanya nuboneka nyuma. Hano hari ababyeyi b'inararibonye baraza kudufasha babisubize. Icyo kuganduka ndumva ari cyo bavugaho, ibindi tukareka.
kuganduka ndumva ahubwo njye numva ntari bukivugeho. Kuganduka mu ndimi z'amahanga baravuga ngo femme soyez soumise à vos maris. Kuganduka soumise ni ukuvuga ngo ni ukwicisha bugufi imbere y'abagabo banyu. Haba nk'igihe mushobora kugera ku bintu uwo kabyumva ukuntu nawe akabyumva ukundi. Mbese iyo mugeze ahantu bikanga mwembi buri muntu wese akumva ibyo ari byo bigenda gute, aho niho yagombye kuganduka. Ngiye ko hano urugero wenda duhereye ku rugero babajije ngo abakozi ku wavuze ngo bya service, umukozi ashobora guteka ukavuga uti madamu ndumva nshaka ko untekera, umugore akarakara ati ko dufite umukozi udutekera kubera ko ushaka kungora, wariye ibyo. Rero urwo ni urugero rwo kuganduka. Ni ukuvuga ngo niba ngewe nzi ko dufite umukozi uteka nkamavuga nti madamu yashaka ibiryo wantekeye, madamu wagombye kumva yuko kuganduka bivuze ngo nubwo dufite umukozi byihanganire wumve ko ari ngombwa ko mbikeneye ubikore. Mbongira ngo ntabwo byafata igihe kirekire munyihanganire, ariko numvise munyihanganire mvuge vuba vuba ahubwo ku cya interna nagiye mbyandika. Okay. Kuganduka mbese tuyadusaba imbabazi. Navuze yuko dukwiriye kuyadusaba imbabazi. Ni ukuvuga papa nakora amakosa bikagaragara ko akoze amakosa azasaba madame imbabazi. Madame na papa nibakora amakosa abana bakabibona bazabasaba imbabazi. Nabivuze. Bon, langage inkundo, uburyo abagabo bavuga n'uburyo abagore bumva n'ubwo koko ni ibintu bitandukanye. Ubwo ibyo bisaba andi mahugurwa yihariye. Uriya wavuze ati mfite abasheri babiri ariko nibo bankunze barabinsaba. Icyo nacyo kugisubiza ni birebire, bisaba ngo ubanze uganire n'umwana umenye ngo ubwo busheri bwabo bugarukira he, kuko niba ari ukuvuga bashobora kuba bakundana gusa bisanzwe bakaganira, ariko niba bageze mu bikorwa bishobora kuba byimbitse biganisha ku busambanyi, aho byaba ari ibindi. Ugomba kumubwira yuko amategeko y'Imana amubwira ko gusambana ni icyaha. Hari wavuze bati hari ubusambanyi no muri jiye. Ibi nabyo nanabibabwiye. Hari igihe twibeshya tuti ukabuza umwana kujya mu muhanda ariko ukavuga uti ubwo ari mu rugo nta kibazo, kandi ubwo mu rugo harimo babyara be, harimo ba se wabo bashobora kumwangiriza. Niba nageze igihe mbivuga no mu rugo iwanjye, use murumva muri jiya sinabirangije. Ni ukuvuga umubyeyi agomba kumenya buri gihe umwana we aho ari n'ibyo arimo. Murakoze.